bimeze bite se Gasiki? Bimeze neza. Umunsi none mfite inkuru. Nanjye hari izo mufite. Iraturuka hehere. Iraturuka muri uyu muhanda. Muri uyu muhanda. Ubwira ngo ubwira cyane muri kiri he. Cyana sinzi ahantu cyagiye ariko nacyo twari twabivuganye ko uyu munsi turi buvuga ubusutwa bw'abantu basigaye biyandagaza bakaniyandarika. Izo ndagara rero wajya mugani wajyana izandagara zindundi zimwe zinahera uzi ngo igiciro kigeze ku 12. Amaye nka data. Cyane no kujya ngo rezirantaka. Hagira mu gicano ngafata ifi ya 5 wenda ariko niriraje indundi ikirongo kigeze ku 12 kanaba ndi ariko indagara zindundi ziryoshye ubugari nawe warabibonye kivugisha kuri pe abarundi ni bari harya barazihinga mva rero uyu muhanda haza guca inkuru zimwe ziryoshye ari umugore wakubiswe ari abaterekana ari abarwanye reka dutegereze icyacyana cyiza ariko noneho ntago wambwiye inkuru za mukecuru kwa Kayije meza gute Gasiki reba migozi none se warumumbuye warumumbuye tuzi umunsi none uzi inkuru ziri buve muri uyu muhanda ubwo nanjye mfite inkuru noneho uburyo nkunda inkuru ajyanwa n'imbeba. Alo Sheri umeze ute? Ese handi twavuganye ko turi buhurire ko nahageze nkakubura uburi he? Waje urambura ako nanjye ndi hano hafi mo ndakureba ndaje amasegonda nk'icumi ndaba nkugezeho sawa narebe nyine kanze nari ngukumbuye amakuru se neza umva nari ngukumbuye nahagaze ndagutegereza ngira ngo wagiye kureba abandi nje byihorere no kuri pe naryaga ndimano ariko meze neza wambaye n'agashati keza wambaye kanzu keza keza se no ntabwo itekerezaga nkumva inzoka yo mu ndiri garanzwe yigo se cyane rwose shashire nanjye nuko pe cyane rwose none se shiri ko nari ngukumbuye wareka tukagenda hariya ngakugurira n'akantu Sheri tugende nibyo tugende pe tukari kwiheruka mwebwe mutuze mu mwanya mutoya aje muraho mubonye umugomeze mwitegereze hepfo na ruguru kumva turabona inkuru mwebwe mutuze inkuru zo turazibona kuko hano ni mu mayira abiri turazibona ubwo se karaga kumina karaga sore bari kuzamuka arasabamo inkuru iryoshye kagiye muri tuzavamo n'abanyamakuru akuzikarije bariya tubakorereho inkuru uzuriya buraraje agashukashuke gaje kugurira amanyama aje kagurira iki kajyane muri gate akagendeka kandi abahungu bose bo muri iyi karitsiye ivyo biba bibagenza n'ubundi ni navyo baba batekereza guca amapato sijazonja no kukiteza reka da arakazi se reba cyadishije nyumwe karabarani barakanwikirida ejo bundi tuzakabona none tuba turanga ahubwo se reba karagahungu irari gafite reba ukuntu kari kumureba nise unukuntu ari nakaba jambe cyo bikagurira nyine igitenge ukazabasha kugura umukunzi wake igitenge nikazi no kwigurira box no muri iyi minsi zikaye zaraheze nagize imana genzi rangurira rimwe ari natsaza no ngiye kugura reba karagakobwa se ukuntu kari kugenda kwinyonga reba umuntu se uri wapi sumari gazo ngura mugura yamukundiye iki ajyanwa n'agasumari ka 15 ashaka ko yaramukundiye ubugufi ubwo ndabona atari muremure ndabona bareshya nk'ibyarikene cyane cyiko yihera ahubwo areshya n'isekuru uriya muhungu bareke bacoho ducicika ahubwo tutanabuza n'abundi wasaba batangiye hari umuntu batara tumere nk'ababirengagiza nk'ababirengagiza rero ukuntu bigiye kugenda basa amatwi canga nago twose twaraye dukurikirana episode yose ngizarangira burike naho bagiye kugakubitira uri kumva turokuna ibintu byose bizagenda bigenda nyine kumva n'ukuntu azanabyara n'umwana byanga byakunda zanamutwika ninda nibyo wikirirwa uvuga ngo azanamutwika ninda kuko uriya muhungu nabonye hano imbere habyimbye ashobora no kwitera mu kanya kari buze kuza we tugende tubakurikirane visa ikinono ku kindi kandi ayo makuru turaza tuyamenye nje nkuko wabivuze kira gitekerezo nicyo dushobora no kuzaba abanyamakuru we ntabwo ubibona nibyo
twagiye ahubwo. kubita imfubyi wibwiriza kurira ahubwo tugenda. Muceceke hano niho tugiye kuzikurikirana neza gatanu ku kandi done mubonye kakinzo ni muri kubibona nibyo nanjye tubategereza rero cyangwa ibintu bigende neza tsaza gukinira akane kimwana ku muryango uryi kuri kintu gatanu kuri gatanu igahita zikaturabura rindure ugiye bwa mbere ko twese turajyayo kumva nta muntu aryi ngo yibagera murizo wayo kumva twese turajyayo rindure ugiye bwa mbere kwiyaminiya ninde ninjye uri butore ubusurira bwa mbere ni njyewe rwose ngomba kubikurikirana ziriya nkuru n'injye uri buzizane mbere uwa kabiri araza namaze kubikurikirana ahubwo reka ngende Zabira amakuru kugira igihe ihute Kamama twamahiri hena neza se mabere. inkuru nazibonye wakintu ntabwo ziri none ibintu bibaye neza barandangije uzukurikira gihugu kimubwiye ngo kamama twamahiri ngo hena neza se mabere ibaze ibyo bintu nawe menya kiri kugakora cyabashaka bari kugakora nje nabyumvise nawe ugerayo wiyumvira izina ry'Imana do aya makuru ngiye mbonye n'utayabona nakuraza no kubyiyumvira nawe ugerereye wiyumvira baracyabiri wiki uretse we kuri igicucu wumvaga hari abari gukora iki baba bari gukina iby'abana bari kugakubita kandi kanyera niyumvira ukumva we ngo no wicare hano sherisha warekeye Reka nibwo nyitangira. urimo satani ntabwo ari gusa muzi n'ikindi igihe bahereye ariko gitangira mama reka wembeshye ntabwo aribwo gitangira kuko njye nabyumvise kuva kare ntumbeshye numvise yivu cyangwa nibwo gitangira umukobwa akamubwira ati mama wareke umuhungu ati cwe ashobora kuba ari umutera impanga zigera mu ijana kuko njye bamataye nk'ibimata nka gutya rero ugezweho genda usa n'inkuru wacyana mva rero imigozi ruraruzinga ubwo rugenda bizi nimba biraje iyo mvaga kihite kigenda ndambikubwira do amahera kiranagiye niyo mpamvu nawe gupanga na diru nirambwa vayo wicara hano ariko twigana neza niyo mpamvu nawe gupanga na diru nirambwa twebwe twipangira ibyacu n'ubundi inkuru birarangira tuzifashe byuze reka dutegereze amasaha ageze ubu ngubu bari hafi gusoza ariko se buri uriya muhungu ko nawe adasoza vuba ntabwo uzi ko kurangiza vuba ari icyaha se ni icyaha ariko nanone umugongo bibabariyemo byaba ari ingaruzo zo kwifata akajya kugira n'iki mureke azajye bishura mu buraya bwawe ariko ni hahandi ndayakaruta dore barakimwe ariko se sheri urabona ibintu bishoboka kuntera inda nkabyara ukanera n'indi ubu tuzabareresha iki koko ubu munsi twabonye tuzabyara abana bangana iki koko Erega sheri nje ndi ikimasa. ajya ko migozi we cyangwa umwana avuke bisaba amezi angahe niba atari 12 n'amezi 9 pe none se nimba byaye umwana agatera indi nda ngo byose hamwe si byafata nk'abana babiri ngo n'amezi 10 n'angahe 18 oya nge ndumva ari 28 pe gasiki kuko ngewe biriya bintu n'ubwa mbere mbibonye pe
oya nako nubwo naheruka mu ishuri ntago nzi kubara bingana gutyo amezi 16 kuko hari 9 yuko urura ruhinja rwavutse urumva hakazaho n'andi mezi ari yinda nyine abona kiranda rwose naga ari ndifite amezi 9 agakwiye kuba yayibyaye ariko nanone uriya mwana biragaragara nkaho yereje nk'andi mezi nk'abiri siko 18 ashobora kuba ageramo ariko atari ku bantu babiri cyari ariko uriya mwana ashobora kuba avutse adashyitse kuko nta kuntu umugore bamutera inda agahita abyara agahita twita n'undi mwana sha ni birebire katubitega amaso ariko baruko bimeze ko abasore b'iyi minsi basigaye bariseriye ubu kagashiki kahora cyagatanze n'ubita bakagira ipusi cyangwa imbwa akabwagurira ibwana $500 ja abujije bazaba kosha kinavutse ndumwe ndekineke aha ndabona nazamutanga nzamwirungo oya nako ntabwo nzamubaha mutazamugira deshire kuko ibintu ndi kubona muri iyi karitsiye nagahoma munwa gasiki nawe ndebe ahubwo nagahoma kumiro ubuze bwikasi utige ufite ushajya n'icyo kizu cya brushette uru mukobwa bwirije muri gato nano masaha 3 amaze ahisa mubyaza mutwika indinda y'imvutsi ibintu bigomba gusubirwa tujyane rwose ahubwo sereka nkubaze akanya batunyuzeho amuteye tujye tubaye bangina tugende musenze uwe kuri kuzugwirana wakari tukajya kukuta zirangegera ariko waruzi n'ikindi ndakubita imbwa byorora imisega kandi muri izo mbwa harimo imbwakazi kandi imbwakazi uko ari zo zizugagura cyane reka niriya mbwakazi tugende tuyihonde